Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Zen TV. Mutesi Jolly abinyujije ku bamwunganira mu mategeko basabye umuhanzi Bebe Cool guhagarika gukomeza gutangaza no gukwirakwiza amakuru y'ibihuha amuharabika ku mbuga nkoranyambaga. Mu ibaruwa bamwandikiye bavuze ko agomba gusaba imbabazi Jolly mu ruhame bitarenze amasaha 48, ubwo ni iminsi 2, kuko ibyo ari kumushinja nta bihamya bifatika bifitiye. Mu gihe nta gikozwe muri ibi, iki kibazo kirakirwa mu maboko y'ubutabera bamushinza guharabika Jolly. Ese wakibaza ngo byagenze bite kugira ngo Jolly uyu munsi abari guharabikwa n'umuhanzi Bebe Cool? Ni mu gihe umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool akomeje gukora iyo bwabaga ngo agaragaze ko yatuburiwe na Miss Rwanda 2016. Byagaragaye ko Jolly yarihakanye uwo wamwitiriye kera ndetse aburira abantu kumwitondera na mbere yuko atuburira Bebe Cool, kubera ko n'ubundi je munabizi, ngira ngo murabizi ko hari abantu bajyaga bakunda kumwitirira guhera kera. Ibyo bavuga ko kuri Miss Mutesi Jolly ashaka kwiga ibijyanye n'umuziki gutunganya, ibyo bavuga ko kuri Miss Mutesi Jolly ku mbuga nkoranyambaga ntacyo bimuhungabanyaho cyane, ndetse niko yagiye agarukaho mu bihe bigiye bitandukanye. Yagiye avuga ko abamuvugaho cyangwa amugarukaho ku mbuga nkoranyambaga nta kintu bimuhungabanya. Muhanzi Bebe Cool rero yatangiye gushyira hanze ubutumwa yagiranye n'uwo yita ko ari Mutesi Jolly wamutuburiye, akaba ari gusaba Perezida Kagame ko hakorwa iperereza kuri Mutesi Jolly. Mu butumwa yanyujije kuri X yavuze ko ibi byose byatangiye umwaka ushize ubwo yajyaga kureba umukino wa Arsenal muri Mutarama 2025 kuri stade ya Emirates ahahurira na Jolly. Yavuze ko icyo gihe yari yicaye ku murongo wa kabiri nyuma yaho abakinnyi b'abasimbura ba Arsenal bari bicaye, abona Jolly atambuka hafi y'urwambariro rw'abakinnyi. Nyuma batangiye kuganira, Jolly abwira Bebe Cool ko ari mu Bwongereza mu kazi ka leta, ndetse akaba ari na brand ambassador wa Visit Rwanda. U Rwanda rukorana na Arsenal ndetse na PSG n'andi makipe rutera inkunga. Mu butumwa yashyize kuri X avuga ko yagiranye n'uwo yita Mutesi Jolly, nyine yagiranye ibiganiro n'uwo yita Mutesi Jolly. Yagaragaje ko batangiye kuganira kuri WhatsApp ku byo kuba Jolly yafasha umwana wa Bebe Cool kuzamura impano ye gukina umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bitandukanye. Nubwo Bebe Cool akomeje kuvuga ibi, Mutesi Jolly we yamaze gutangaza ko abo ari umuntu wamwitiriye akaba ari gutuburira abantu. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ni ibintu bikomeje kugarukaho. Iyi niyo konti mpimbano, ngira ngo iyi niyo konti mpimbano yitiriwe Miss Rwanda 2016 kuri Facebook, ikaba yaratuburiye abantu batandukanye barimo n'umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool. So ni ibintu byinshi bagenda bitirira uyu mukobwa, uyu Miss Mutesi Jolly, bagenda bavuga ko nk'uyu Bebe Cool ari kumushinja kuba yaramutuburiye, ariko na Mutesi Jolly ati mu minsi 2 gusa nshaka ko bamaze kunsembaza cyangwa tawujyana mu rukiko. Ese ibi biraza kurangira bite? Ese urumva biza kugenda bita? Ariko ijyari nuko Bebe Cool yamaze gutangaza ko agiye gutangira gushyira voice note hanze z'ibiganiro yagiranye na Mutesi Jolly. Ese na voice note arazitarukara nimba zihari koko? Voice note arazitaruka kwijwi riba rizwi neza 100%. Reka tubitege amaso. Nitwa Jerry Karize, ko amaze gukora subscribe, like, share no comment. Ukeneye kwamaza ibikorwa byawe waduhamagara, ukeneye amafoto meza ndetse na video nziza wakora na Zen Business Group kugira ngo ubone ayo mafoto ndetse na video byiza bikoze kinyamwuga kandi mu gihe cyabyo. Nika tuganire muri comment. Mutesi Jolly ubona ari umuntu watuburira abantu kugira ngo abe yaramuka, ku buryo yabeshya umuntu ngo namuha amafaranga abe yamufashiriza umwana? Ndagira ngo ujye muri comment umbwire, ese Mutesi Jolly ukomeje kwibaza icyo akora koko mu by'ukuri Mutesi Jolly akakaba ariko kazi ke? Nabyo mujye muri comment mutubwire uko mubyumva, kuko ibintu bikomeje gufata indi ntera. Reka nizere ko wowe wamaze gukora subscribe, like, share no comment. Ababikoze mbere nizere ko muri